turabasuhuje abakurikiye channel ya Akumunsi. Tubashimiye cyane uburyo mubana natwe umunsi ku wundi. Kuri iyi saha rero tukaba tubazaniye uburyo bushyashya bwo kujya tubagezaho ibizamini. Hari abakora ibizamini muri Rwanda Standard Board ndetse hari n'abakora ibizamini muri RwandaFDA. Usanga ibizamini bya muri laboratoire hanga bijya gusa nkaho ari bimwe. Nukuvuga yuko ibizamini byagiye bitangwa kera mu myaka yashize muri Rwanda Standard Board akenshi wasangaga bigenda bigaruka. Ariyo mpamvu ku bantu bakora ibizamini bijyanye na laboratoire muri Rwanda Standard Board akenshi usanga no muri FDI bijya gusa kuko composition cyangwa se imirimo ibihari ibijya gusa. Muri aka kamwanya tugiye kubereka uburyo ibizamini byagiye bikorwa muri gihe cya kera bisa nkaho bigaruka. Ari nayo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuzajya tubibagezaho. Dufashe urugero nk'iki ni ikizamini cyakozwe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 2016, gusa no mu myaka yagiye ikurikiraho wasangaga bino bizamini bigenda bigaruka. Hanyuma uburyo babazaga theory, kibazo cya mbere washangaga ari theory, cya kabiri ugasanga ni pratique harimo calculation. Ahangaha turimo kugenda tubereka sample. Ikindi turi bubereke ni uburyo turagenda duhuza uburyo ibizamini byakorwaga kera n'uburyo bikorwa kuri iyi saha. Muraza gusanga bitandukanye gusa ibisubizo birakenewe kuri iyi saha. Hanyuma abadukurikiye niba muri kubona icyo kibazo cya kabiri, ni ikibazo cyagenewe kigaruka cyane ku bantu bagiye bakora kuri iyi saha. Turashaka ko duhera ku kibazo cya gatatu kiri hasi. Icyo kibazo cya gatatu nabo ku bantu bagiye bakoramo ibizamini kenshi cyagiye kibagaruka mu maso. Hanyuma tugiye kugisoma, turagerageza kugihuza n'uburyo noneho ubu ngubu barimo kubibaza mu buryo bwa online kandi n'abantu bari kwitegura ibizamini muri FDA. Turabashishikariza gukurikira video zacu kuko hafi ya byose ibibazo byose tugiye kubibagezaho mu kanya gatoya. Hanyuma tugendeye ku kibazo babazaga, hano barabaza ngo ni ikibazo kijyanye na spikes, the recovery of unrelated spikes given. Hano bari batanze data 95, 98, 97, 99, 96 and 96% for 6 different sample matrix. The spikes of 0.5 ml was added with micropipettes. The calibration certificate confidence interval of micropipettes given are plus or minus 1.2%. K is given is 2 from the manufacturer of micropipette. The maximum bias is 1%. Tukomeje hasi, hano bari batanze the laboratory control sample yanganaga na 20 was used to standard deviation of 75 measurements is 0.5 microgram per liter. Noneho icyari gikenewe hano, you are required to estimate the expended uncertainty associated to the analysis of cadmium of sample A. KO bari bayitanze. Ubu ni uburyo rero babazagamo ikibazo kera, uburyo bwo gukora online cyangwa se gukorera kuri mudasobwa butaraza. Hanyuma ngira ngo mbereke noneho n'uburyo ubu ngubu ikizamini kibazwa mu buryo bwa online. Dukuruye neza, ngira ngo murabibona biragaragara. Noneho hano barabaza ngo invalidation process, vitamin A analysis, fortified composite flow, the recovery for unrelated spike where. Ni izi ngizi bazitanze, ni kimwe hazazindi kizamini murabona ko ari kimwe, ahubwo wenda imisubirize niyo isa nkaho itandukanye. Hanyuma ari nayo mpamvu turi kugerageza guhuza ibibazo byabajijwe n'ibisubizo. Hanyuma hano bagwaga ikibazo barangiza kuvuga ngo calculate the uncertainty due to the recovery is. Hano haza bakaguha ibisubizo noneho ukaza guhitamo. Okay, dukomeje noneho reka dushake ibisubizo. Ariko noneho igisubizo ngiye kubaha kugira ngo tujye en detail, turakoresha bwa buryo bwa mbere abantu bakoreshaga bandika, kuko iki nitugikosora mukakibona neza nikigaruka uzahita ugikora n'uburyo bworoshye. Hari kuri shwa multiple no kugenda uhitamo. Mukomeze rero mukore subscribe, mushishikariza n'abandi kuba bakurikira Akumunsi. Hanyuma tugiye ku gisubizo turamanza tukareba ese ikibazo cyacu hari data baduhaye. Hanyuma dukomeje
nk'uko twari tubijeje ko tugiye kubaha ibisubizo. Hano turamanza turebe kiriya kari ikibazo cyo kuri recovery test. Turamanza tumenye recovery of standard addition to sample validation process can be used to estimate the systematic error. Validation data can provide a valuable input to the estimation of uncertainty. Noneho tugiye kureba validation method ni iki. Validation method is the process of establishing the performance characteristics of the methods and the identification of the influence which may change these characteristics and to what extent. Iyi akaba ari definition iri muri ISO 170. Naza gucekinga neza mukaza kureba. Hanyuma tukomeje ku kibazo cyacu, hari data the recovery of added spikes where nizira bari baziduhaye for 6 different sample. Noneho baduha bias ingana na 1%, baduha manufacturing interval ingana plus or minus 1.2% at 95 confidence interval. Hanyuma dukomeje noneho tugiye kureba ni iki bari kudusaba. Ni ukuvuga ni ukugira ngo izi data zose ugomba kuzikora kugira ngo ugere kuri expanded uncertainty required. Bari kutubwira baduha hariya turamanza dushake subdata uncertainty of 100% recovery ifite component ebyiri ari concentration of standard ndetse na volume added. Noneho uncertainty of concentration is calculated from calibration certificate confidence interval of micropipettes. Then uncertainties of concentrations from certificate ingana na interval limits over k vary yo k hari bari bayiduhaye at 95% of confidence limit. Hano noneho dushake iriya concentration uncertainties of concentration from certificate ingana na 1.2% tugamije kabiri ari izangana na 0.6%. Hanyuma indi component ni volume added. Nukuva uncertainty of volume is specified by bias maximum ingana na 1% and repeatability maximum ingana na 0.5%. Ubango hariyo bias ingana na 1%, repeatability yayo bari mu watsi cyangwa kimwe cya kabiri cyayo. Hanyuma in the case of rectangular interval formula ikoreshwa n'iriya ingana na 1 iriya ni bias over square root of 3 squared plus 0.5 squared nabyo bizangana na 0.76%. Hanyuma tugiye gushaka none uncertainty of recovery yo izangana na square root of concentration uncertainty of concentration squared plus uncertainty of volume squared. Noneho tuze gushaka square root yayo ari ingana na 1%. Tukomeje hanyuma iriya ni data ya mbere irangiye. Tugiye kuri data ya kabiri laboratory bias. Ibyo tuzakeneraho ni bias root mean square of bias ndetse tuze gushaka na uncertainty of bias. Tukiri hara kuri bias 100% of recovery murabibona. Bias ingana tuzafata ziriya recovery baduhaye za 95 none tufata 100% tugakoramo biriya icyo tubonye nicyo twita hano bias. Za bias rero ni zira 5 2 3 4 1 na 4 mutamenyaho utazaho byavuye. Dufata 100% tugakuramo 95, twongera tugafata 100% tugakuramo 98%, gutyo bigakomeza kugeza igihe zose tuzirangirije. Noneho tugiye gushaka root mean squared ari ingana na summation ya bias squared over n. Nabyo hara twabikoze tuze kubona ko root mean squared ingana 3.44%. Hanyuma tugiye gushaka uncertainty of bias ingana na root mean squared o kare plus uncertainty of recovery twashatse haruguru o kare no square root. Twashaka kubona ko ingana na 3.6%. None final stage tugiye gushaka icyo bita expanded uncertainties. Icyo dukeneye reproducibility within laboratory. Yo is calculated from laboratory control sample. Ariyo noneho tugiye gushaka. Hari izindi data bari baduhaye hari haruguru given standard deviation ingana 0.5, baduha laboratory control sample ingana na 20,
microgram per liter na number of measurement ingana na 75. Formula yo gushaka iriya reproducibility from laboratory ingana standard deviation over mean times 100. Data zirabaziduhaye, hanyuma n'ubishaka uraza kubona ko ingana na 2.5%. Niturangiza turashaka icyo twita combined uncertainty. Formula ingana na uncertainty from bias squared plus uncertainty from reproducibility laboratory squared. Data twazibonye zose tuyishake tuze kubona ko ingana na 4.38%. Hanyuma cya kibazo cyacu batubazaga bwa nyuma cyo gushaka expanded uncertainty yo izangana na combined uncertainty dukubye kabiri. Igisubizo rero ni kiriya twagomba kubona. Rero abakurikiye ku munsi iki ni kimwe mu kibazo cyabaga gifite amanota 25 muri icyo gihe, ariko hano muri system ya Mifotra kiba gihagaze amanota 20. Urumva ko atari amanota makeya ku muntu ushobora kuba yayakorera. Hanyuma ubu ni uburyo bwa kera wagisubizagamo. Hanyuma mu buryo bw'ubu ngubu tuje hano turebe niba bigaragara. Hariya bari kutubaza ngo dushake uncertainty due to the recovery. Iyo twe twayishatse noneho hari akaguha guhitamo igisubizo nyacyo. Twiriye tudasubira inyuma hano igisubizo mwahita mukibona ko ari 1% kugira ngo twayishatse. Hanyuma ikindi bazazaga bwa kabiri aba baratubwiraga ngo dusome neza calculate root mean square. Twayibonye nayo mu kibazo mu kanya muze gusubiza amaso nyuma murabibona. Twabonye ko ingana na 3.44. Hanyuma cya gatatu babazaga calculate uncertainty due to laboratory bias. Iyi nayo twayishatse twayibonye muze gusubiza amaso nyuma muri video maza kubona ko ingana na 3.6. Mbabwira yuko hano bakopi ikibazo cyose bakakigarura nubwo babishyize mu buryo bwa online. Hanyuma hano batuvuga ngo from validation process of the method uncertainty within a laboratory reproducibility was estimated to as 2.6. Hano urabona no bayitanze indi twashatse tukamana ko ingana 2.5%. Hano batanze ko ingana na 2.6%. None batubwira ngo dushake iki calculate the combined uncertainty. Hariya muri formule subije amaso nyuma muri formula combined uncertainty tureta tuza bereke muri cya kintu turangije gukora hano. Combined uncertainty twafashe 3.6 kandi nahara ni kwingana duteranyaho 2.5 squared mu gihe hariya 2.5 urayisimbuza 2.6. Hanyuma igisubizo uraza kubona kiraba kingana n'iki muri kubona hano 4.44%. Buri kantu kaba gafite amanota 4. Hanyuma none bakutubwira ngo dushake expanded uncertainty at 95% confidence level. Hanyuma nkuko naberetse formule ko expanded uncertainties ibingana na combined uncertainty dukubye kabiri. Ubwo na hariya turafata kuko twe tubonye kari combined uncertainty twe tubonye kari 4.44%. Ubwo tureta tuyifata tuyikube kabiri dute tubona ko igisubizo ari 8.88%. Amanota yacu 20 twa turayakoreye kandi ntimucike intege. Ibibazo biragaruka ku bantu bazakora laboratoire muri FDA. Ndizera neza yuko iki kibazo rwose kizagaruka. Rero ibi ni ibindi bibazo bagenda babaza nabyo bisaba calculation. Abakora ibizamini mu babikoze muri iyi minsi muri Rwanda Standard Board. Ikibazo murakizi cyane cyarabazunguje, ariko ndaza kubakora correction. Mukomeze mukore subscribe, musharinge, ibyiza birahari. Hanyuma ugira ikibazo ashobora kunyandikira hasi muri comment, hanyuma hita musubiza ako kanya. Welcome.